isabato ishyizwe imbere yacu n'ikigeragezo, icyo kigeragezo uragitsinda cyangwa kiragutsinda? Isabato. Aravuga aya magambo, reka soze. Mu by'ukuri isabato yashyiriweho kugerageza abantu bari bafite imitima yinangiye, imitima igenje ite? Yinangiye. Abo bantu bahora bajya impaka kuri iyo sabato. Niko ndi gusoma muri Korowani. Abantu bahora bajya impaka kuki? Ku isabato. Abarokore nitugitwarwa n'amategeko. Yesu yabirangije ku musaraba. Yesu yabambaga amategeko, hari icyaha yari yakoze. Wagombaga kubambwa n'umunyabyaha wakoze icyaha. Kristo amaze kubambwa ku musaraba mu cyimbo cyacu, ubutabera n'imbabazi byarahuye birahoberana muri Zaburi ya 85. Gukiranuka kureba mu isi kuri mu ijuru, ubumana bureba mu nyoko muntu buri mu ijuru. Ijuru riranyurwa, ubutabera buranyurwa, amategeko arubahirizwa, agakiza kanye nawe karaboneka binyuze mu gitambo cy'Ikaruvare. Amategeko rero ntabwo yagombaga kubambwa, nta cyaha yagenje gute? Nta cyaha yakoze. Hagombaga kubambwa umuntu, kuko twe tuhari kubambwa tugapfa nituzuke. Kristo yigira umuntu abambwa mu cyimbo cyacu, amategeko arubahirizwa. Haleluya. Ubwiyo mpamvu bituma n'abantu kubera amasengesho bayagize nk'umuco, cyangwa bagasanga iwabo ariko basenga nabo bagakomeza bagasenga batyo, ntibemere mwuka w'Imana ngo abamasengesho akomotse mu ijambo ry'Imana. Bituma n'abantu bamwe mu masengesho bajya basenga bagasenga abamarayika. Kumva umuntu arasenze ati ibyo dusenze tubisenze mu izina ry'abamarayika, amen. Ukumva umuntu yavuze ati Mana wakoze ibi n'ibi n'ibi, abamarayika bawe babanye natwe, turabagushimiye kandi tugushimiye ko abamarayika rwose bakomeje kubana natwe, dushimiye abo mu mamarayika, tubigushimiye mu izina ry'abamarayika, amen. Ukumva barabisenze. Ibyo ni ukutamenya gusenga, ni ukubyumva n'abandi, ni ukumva ko abandi bayasenze. Ariko nagira ngo uyu mugoroba urwo rujijo ruveho, tumenye umurimo w'abamarayika ku bantu b'Imana. Marayika w'Imana anyura mu bintu byinshi, ndi umugabo wo kubihamya. Nigeze mbivuga nta nubwo nzarambirwa. Ngeze mu giti cy'ubukoni ahantu irubengera, nahasanze inzoka y'imiri nini cyane. Igihe nayisangaga mu giti, irambererekera nyicaye hejuru irajwigira, iva mu giti irambisa imicumbi. Ninde wayikoresheje? Ninde wayitegetse? Imana ishobora byose, yego. Ngeze imbere y'imbwa mu rutoki rw'umusaza Selemani, ijya kunsingira ngo ishwanyaguze, nkayisaba imbabazi. Ariko wasaba imbwa se ubundi imbabazi kabyumva? Imbwa se wayisaba imbabazi ko nyisaba imbabazi bwa mbere, ntiwambwa wambabariye, nkabona irashaka kunsinyira ngo njye wambabariye, ntangira kugabanya ijwi, mbona ntiyumva, wambabariye. Nuko mbona marayika w'Uwiteka arayiturishije. Ubu nibwo mbona imbaraga z'Imana. Haleluya. Ngiye kubona mbona iratuje, irandetse, kandi yari iri kurya agahanga, nasanze iri kurwana nako yakariye yakamaze kundi muntu wari bataye aho ngaho. Marayika w'Imana agaragara mu gihe kidasanzwe. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Nziza kandi twongere, kandi ibihe byose niyo kamere yayo. Haleluya. Haleluya. Suhuza mugenzi wawe mwicaranye, tumaze kubimenyera, umubwira uti mwenyura, Yesu aragukunda. Kandi murabikora abakecuru bakaramukanya hano, tumaze kumenyana batate, basaza, nkabona ni ibintu binanesheje. Niba hari ikintu kinezeza no kubona abakecuru n'abasaza mu materaniro, ntakiza nko gusazira mu Mana. Imana ibaha umugisha. Niba hari ikindi kinezeza no kubona abana batoya, abana, Yesu ashimwe. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Haleluya. Abakuru natwe tuvuge ngo amen. Biranezeza. Niba hari inshuti ngira mu buzima, ngira inshuti nyinshi, ariko niba hari inshuti ngira mu buzima nyinshi cyane, ni inshuti z'abana. Rimwe niyo ndangije gusoza inshingano ya data, usanga bari kumpobera, usanga baramfata amaguru, ugasanga nkavuga nti ntawabura byose. Ubwo Imana yashimye ko umunezero wanjye uzajya uba w'abana. Iyo mpano rero ndayishimira Imana. Nayo ni Imana ikomeye, kuba utagira abana bakwegera, utagira
bagutinya, ntabwo banaganiriye nabo, ariko sinzi impamvu bantinyuka bakambona ndi nka mugenzi wabo ahari. Ibyo rero mbishimira Imana, nkavuga ni Imana yangiriye neza, nkundwa n'abana cyane cyane, menya bizasoza nanabakikiye ntawamenya. Reka nshimire rero Imana iduhaye amahirwe yo kuboneka hano, kandi reka mbashimire namwe ubwanyu mwitanga buri mugoroba, buri gitondo. Urusengero mukaba muri mu mpande eshatu zose z'urusengero, ugaragara ko mugera inyuma, muba mwatanze igihe, muba mwavuye mu kazi mwirukanka. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Kanshimire abadukurikiranira ku ikoranabuhanga benshi. Ndibuka ko ku isabato dutangira twari turi gukurikirana n'abantu bagera ku 8,000. Biragaragara rero ko buri mugoroba abantu basaga 1,000 baba bakurikiranye amateraniro. Amen. Rero dufite amateraniro ari gukurikirwa n'abantu barenza abo dufite ahangaha. Tubahaye ikaze nabo muri uyu mwanya. Imana ibaho umugisha, kandi nkomeje kwifuriza ikaze abari kwitaba Imana, bakitaba Imana binyuze mu ijambo ry'Imana, binyuze muri Mwuka Wera uhamagara, bagahagarara hano, bakaba bitegura no kuzabihamya, kuzahamba ibyaha byabo mu mva izacukurwa mu mazi ku isabato, kugira ngo bazukire ubugingo buhoraho. Imana ibaho umugisha. Muri guhitamo neza, yaba ari abaraha, yaba ari abari gukurikirana hirya no hino. Twiteguye kubakira mu muryango w'Imana, tugategereza Yesu turi kumwe. Imana ibaho umugisha. Reka dushimire muzehe wacu umukambwe, umuyobozi w'itorero, ndetse na mushiki wacu badutangije gahunda, umuyobozi w'indirimbo Emmanuel mugenzi wanjye twitiranwa, akaba nawe umuyobozi w'itorero wadufashije mu ndirimbo. Bose Imana ibaho umugisha. Munyemerere dusabire umugisha korali yitwa Ijwi ry'Urangura mu Butayu y'abakecuru bacu. Ndabakunda cyane, n'abamama bacu batica gahunda. Twari kumwe mu gitondo, none biriwe ku izamu, n'ubu turi kumwe. Imana ibaho umugisha. Kandi dushimire korali Uweme Yaze yaturutse ku itorero rya Bwuzure. Nibyo, Imana ibaho umugisha. Turabishimiye cyane, muraho neza. Uwiteka abahire kandi abaho umugisha. Muririmbye rwose, iyo korali y'abagabo iririmbye nongera kumva hari ukundi bigenze, kuko ndaza kunda indirimbo z'umwimerere z'abagabo, ariko byageramo n'utujwi tw'ababyeyi n'abakobwa bikaba terebye. Ubwo rero ni byiza, gusa dukomeje guhura nabyo hano. Imana ibaho umugisha. Munyemerere bizera, tumaze guhana ikaze, tumaze kuramukanya nk'uko tubisanzwe ku muco wacu muri ibi byumweru bibiri hano. Twifuriza abakoze neza umugisha, ari amakorari, ari abadutangije gahunda. Tubasabira umugisha tugira tuti, murabivuga cyane, Imana. Oya, ntabwo amajwi arazamuka. Imana. Nabo bati amena. Hejuru y'umugisha nta kindi gihari, ni imigisha. Imigisha twabonye uyu munsi ni myinshi. Imana ihimbazwe. Tumaze kuramukanya no guhana ikaze, reka turebe icyo Imana yifuza ko tumenya muri uyu mugoroba. Dukomeje ibyigisho byacu, turabura iminsi 2 cyangwa 3 tukagera ku musozo w'amateraniro yacu, afite insanganyamatsiko ivuga ngo garuka ugenze ute, garuka ushime. Dukomeje kuzirikana ayo magambo ko aboneka muri Luka igice cya 17 ku murongo wa 10 na kangahe na 7. Aha twereka neza uburyo ababembe bakijijwe ari 10, ariko hagaruka gushima bangahe? Hagarutse gushima umwe. Reka umwe abe njyewe, abe wowe, abe wowe uraha, abe wowe urahandi. Gushima bihinduka indirimbo yacu idakama mu mitima yacu, bihinduka icyo kwibuka cyacu cya buri munsi. Umunsi wose dushima Imana mu mitima yacu. Mu gitondo tubyutse mbere na mbere iki? Imana. Nimugoroba mbere yo kuryama Imana. Imitekerezo byacu Imana. Imibereho ya Henoki ihinduka yacu mu izina rya Yesu. Reka ntangire nsubiza umuntu wambajije ambaza ati, koko mubwirizabutumwa ukomeje kudufasha, ni byiza kandi turi gufashwa, ariko arambaza ati, amagambo warayivuze mu cyigisho twize, nagira ngo ndebe koko ari mu bihamya akagaragara. Amagambo wavuze ku isabato Korowani ya bene wacu b'Abisilamu bayizi bakayirengagiza, mbese koko yaba yanditse muri Korowani?
ngize umugisha rero wo kudasubirisha amagambo yanjye, uko aho nari nayisize nabashije kuyituma ikangeraho, ngiye nari ndi mu mavuna narayibagiwe ndi gutaha, ariko Imana yangiriye neza muri uyu mugoroba ingezeho. Ndagira ngo rero murangire ayo magambo aho yanditse. Nimugoroba twari hano twigana icyigisho kitubwira ngo amategeko yera y'iki? Murantiza amajwi. Amategeko yera y'iki? Y'Imana. Twayabonye amategeko yera y'Imana, twabonye uburyo Imana yandikishije n'urutoki, murabyibuka. Imana yandikishije iki? Abana. Imana yandikishije iki? Urutoki rwayo. Twabonye rero uburyo amategeko yatanzwe mu minamagambo y'amategeko, twabonye anabanza atwereka isano yacu n'Imana yacu, atandatu atwereka isano yacu na bagenzi bacu. Twabonye ingaruka z'abayakomeza, abakunda Imana ko bakwiye kuyumvira. Twabonye amategeko y'Imana ari meza, twabonye ko ari ay'iteka, twabonye ko Yesu yavuze ati muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Twabonye amategeko y'Imana, ijuru n'isi bikiriho ntazavaho n'inyuguti n'imwe. Twabonye amategeko y'Imana ahoraho by'iteka ryose, kandi ko abayemera bakayumvira bazabona ubugingo buhoraho. Reka muri uyu mugoroba dukomeze tugire ibyo byiringiro mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Umuntu rero abajije ati mbese korowani yaba ivuga ku isabato koko by'ukuri? Ndagira ngo murangire kuri page ya 11 mbere yuko tujya mbere. Ni surati ya 2 yitwa Al-Baqara, igice cya mbere. Ni ku rupapuro rwa 11, ni ku murongo wa korowani wa 63. Haranditse ngo kandi mwibuke ubwo twagiranaga isezerano n'abakurambere banyu, tukazamura ku musozi hejuru yanyu dushaka kubarenzaho, turababwira tuti na 7. Haranditse ngo yemwe abahawe kitabu, cyangwa se yemwe abahawe igitabo. Haranditse ngo abayahudi n'abakristo, yemwe abahawe kitabu bayahudi n'abakristo mwe, nimwemere ibyo twahanuriye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam biri muri Korani, kandi bikaba bihamya ibyo musanganywe muri Tuwarati. Tuwarati ni ukuvuga isezerano rya kera, mukaba mubisanganywe muri Tuwarati no muri Avanjiri. Tuwarati ni isezerano rya kera muri Bibiliya, Vanjiri ni isezerano rishya. Muhammad aravuga ati nimwemere ibyo twabahanuriye muri Tuwarati na Vanjiri, mu yandi ubwo mugambo ni Bibiliya yose, mbere yuko twonona mu maso hanyu hagasigara hasa nko mu irugu ryanyu, nta mazuru akiriho, birakaze, nta n'iminwa n'amaso mugifite. Ibyo ni ibintu bikomeye. Ahari imbere tukaharebesha inyuma, ngaho da. Cyangwa tukabavuma nk'uko twavumye abantu barenze ku itegeko rirebana n'isabato. Muhammad yavugaga ibintu bikomeye hano cyane, ari kubwira abo mu gihe cye ati nimutemera ibyo mwahanuriwe muri Tuwarati nahe turi kujyana, kandi abantu turi kumwe muri Tuwarati na Vanjiri, cyangwa mu isezerano rya kera nirigenje gute nirishya, tuzabavuma umuvumo nimutabyemera umeze nk'uwo twavumye abantu baciye ukubiri n'itegeko ryo kubahiriza iki? Isabato. Isabato hano muri Korani yandikishije inyuguti nkuru Sabato, igaragaza ngo ni ikintu cyo kwitonderwa cyane. Muhammad aravuga ngo kandi icyo Allah cyangwa se Imana uko babivuga ategetse kiba kigomba gukorwa. Muri Korani nge nahise nandikamo imbere y'iri jambo kuva igice cya 20 umurongo wa 8, havuga ngo icyo Imana itegetse kiba kigomba gukorwa. Imana iti wibuka kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora imirimo yawe yose, ariko wa 7 ni isabato y'abadive. Yego, ni isabato y'abadive? Oya, ni isabato y'abayuda. Wa 7 niyo sabato yandi uko birivuga. Abadive n'abayuda nta sabato bagira, ni kadimana yaduhaye ngo tuyibemo, ariko ubundi Bibiliya ivuga ngo ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ugenza ute uwukoraho wowe ubwawe, umukobwa wawe, umugaragu wawe. Ni umunsi wo kuramya no gushima Imana, tuyishimira ko yaremye, tuyishimira ko yacunguye ababyumvise mutamena. Intumwa y'Imana Muhammad aravuga ati rero
kandi icyo ara ategetse kiba kigomba kugenza gute? Gushyirwa he? Mu bikorwa. Niba mutemeye ibyo twabahanuriye Muhammad wa salamu wa salama, muzaba mubahaye ababangikanyamana cyangwa abasenga ibigirwamana, kandi mu by'ukuri ara ntazahanagura icyaha cy'umubangikamana cy'umubangikanya n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo yababarira umuntu uwo ari we wese ushaka ikindi cyaha kitaba ari icyo cyo kwimura iby'Imana yagenje ite? Imana yavuze. Reka nsoze muri Korowani, irimo byinshi. Paje 381, paje 381, paje 381. Ndasoma kuri surati ya 16, bandika mwandike naha igice cya 14 ku murongo w'124, paje 300. ngo mu by'ukuri mu by'ukuri isabato yashyiriweho kugerageza abantu bari bafite imitima yinangiye. Isabato yashyiriweho kugerageza iki? Mwiriwe neza, Yesu ashimwe. Abaraha, Yesu ashimwe. Isabato yashyiriweho kubiki? Kugerageza iki? Abanyamadini muraha, abaporoso muraha, ADPR uburyo butandukanye, Anglikani, Methodiste Libre, Katolike, Adventiste, amadini atandukanye n'amacaca atandukanye. Isabato imbere yanyu ni ikigeragezo. Abadivantisi bakiyitegurira igihe bakayisoreza igihe ni bangahe? Aho abantu baba bacyambaye ishusho yo kuba abadivantisi ariko barataye ubudivantisi kera. Abanyamadini batandukanye mwirengagiza isabato. Dore ko Muhammad yavuze, niba gishyizwe imbere yacu ikimenyetso cy'Imana, isabato y'Imana ishyizwe imbere yacu nk'ikigeragezo. Tubyemera ko Muhammad yabyanditse, nubwo naba mfite ukundi mbyemera. Niba isabato ishyizwe imbere yacu nk'ikigeragezo, icyo kigeragezo wagitsinda cyangwa kiragutsinda? Isabato. Aravuga aya magambo, reka soze. Mu by'ukuri isabato yashyiriweho kugerageza abantu bari bafite imitima yinangiye. Imitima igenje ite? Yinangiye. Abo bantu bahora bajya impaka kuri iyo sabato. Niko ndi gusoma muri Korowani. Abantu bahora bajya impaka kuki? Ku isabato. Abarokore nitugitwarwa n'amategeko. Yesu yabirangije ku musaraba. Yesu yabambaga amategeko, hari icyaha yari yakoze. Wagombaga kubambwa n'umunyabyaha wakoze icyaha. Kristo amaze kubambwa ku musaraba mu cyimbo cyacu, ubutabera n'imbabazi byarahuye birahoberana muri Zaburi ya 85. Gukiranuka kureba mu isi kuri mu ijuru, ubumana bureba mu nyoko muntu buri mu ijuru. Ijuru riranyurwa, ubutabera buranyurwa, amategeko arubahirizwa, agakiza kanye nawe karaboneka binyuze mu gitambo cy'Ikaruvari. Amategeko rero ntabwo yagombaga kubambwa. Nta cyaha yagenje gute? Nta cyaha yakoze. Hagombaga kubambwa umuntu, kuko twe tuhari kubambwa tugapfa nituzuke. Kristo yigira umuntu abambwa mu cyimbo cyacu, amategeko arubahirizwa. Haleluya. Kubw'ibyo amategeko, Pawulo yavuga ati itegeko ryose ni iryera. Ntabwo amategeko yari kubambwa. Uko ni ukwishakashakira inyigisho zijyanye n'irari ry'abantu. Muhammad we yaravuze amagambo akomeye, reka nyasome. Yaravuze ati kuri yo ngo mu by'ukuri abo bantu bahora bajya impaka kuri iyo sabato, entre parenthèses, mu by'ukuri Allah umugenga wawe cyangwa Imana uko babivuga, niwe uzaca urubanza hagati yabo ku munsi w'imperuka. Azerekana abari mu kuri ku birebana n'icyo kintu batavugaho rumwe. Muhammad arabireba, aho bimucangiye agaragaza ibyo abonye n'iby'ukuri, ariko arongera ashyiraho n'umwanzuro y'uko Imana izaca urubanza hagati y'abubahiriza isabato n'abatagenza gute? N'abatayubahiriza. Ubu rero muri Amosi 3:7-8 haranditse ngo nta kimana izakora, nta n'ikizavuga idahishuriye abagaragu bayo ibyari bihishwe. No muri uyu mugoroba Imana yongeye kubihishura inyuze muri iki gitabo. Imana ihabwa icyubahiro kandi natwe duhabwa umugisha. Twitondere iby'Imana yavuze, kuko ibyo yavuze ntibihinduka, kandi ibyo yavuze ko izakora no kubikora izagenza ite? Izabikora. Muri uyu mugoroba mbifurije gukunda Imana, mbifurije gukunda Yesu,
bifurije gukunda amategeko y'Imana, aba amakuru meza kuri mwebwe amenywa n'abagenzi, abari ku Gisiyoni. Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, tumukurikire, tumwumvire. Indirimbo ya 40 y'ibatuye, tubane n'umwami, twumvire ijambo rye, azajya tuyobora mu nzira nziza, azajya dutuma, nagaruka tuzabana nawe, ntacyo tuzaba tugitinya. Mbifurije kumvira Imana mu izina rya Yesu. Muri uyu mugoroba tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo umurimo w'abamarayika b'Imana kuri twe. Umurimo w'abamarayika b'Imana kuki? Nyuma yo kumenya ko dukwiye kumvira Imana, tukumvira amategeko yayo, reka twongere twishimire muri uyu mugoroba uburinzi bw'Imana kuri twe. Ibyo bidutere kurushaho kuyikunda cyane. Mbere yuko turambura ijambo ry'Imana, mureke dusenge. Data wera, turagushimye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wa mwanya wo kwiga ijambo ryawe rongera urageze. Ijambo ryawe ringanya nawe ubwawe ububasha, n'ubumana bwizingazingiye mu mpapuro zera, kugira ngo bugere ku boroheje n'abakomeye. Warakoze mubyeyi kuduha inyandiko nziza, waduhaye ibaruwa nziza ituyobora. Turagushimira mwuka wera waduhaye, ubasha gutuma dusobanukirwa ibyapa biyobora abagenzi binyuze mu ijambo ryawe. Wivugiye neza mu ijambo ryawe wandikishije mu nyandiko zera, unyuze mu gitabo cyitwa uburezi wandikishije umukobwa wawe. Waravuze ngo ujya muri Bibiliya kuri paje yacyo y'127, waravuze ngo ujya muri Bibiliya yicishije bugufi azahuriramo n'uwayandikishije. Mu nyandiko zera, mu ntambara ikomeye, ku cyigisho kivuga ko ibyanditswe byera ari wo murinzi wacu, wavuze ko nitujya mu ijambo ryawe tuzajya tubanza guca bugufi mbere yo kuribumbura tugasenga. Twongeye guca bugufi muri uyu mwanya nk'uko wabisezeranye. Sohoza imigisha yawe ku bana bawe, kandi ubwo tuje mu ishuri rya Bibiliya, kandi ukaba waratubwiye ko nitumenya ukuri tuzakubatura muri Yohana 8, utubwira ko nituguma mu ijambo ryawe tuzabigishwa bawe nyakuri. Tugarutse hano kuba abigishwa bawe, wongere utwigisha ibyo wifuza kutwigisha bijyanye n'ubutabazi bwawe n'uburinzi bwawe kuri twe, bidutere kukwizera no kukwiringira iteka ryose mu izina rya Yesu. Umurimo w'abamarayika. Hari korali iherutse kuva hano, ni korali yitwa Haleluya. Murayibuka korali Haleluya? Murayibuka? Ngira ngo abantu hano mwari mwaririmbye indirimbo cyane, muririmba indirimbo ivuga ngo antegekera iki? Antegekera abamarayika. Murayibuka? Antegekera abamarayika, kandi abo bamarayika akaba aribo baturinda ku manywa na nijoro. Ni nayo mpamvu dukwiye gusobanukirwa imbaraga y'Imana. Ariko negura iki cyigisho byatumye ngira ngo nkure abantu mu rungabangabo, abantu basenga ariko ntibamenye nawe isengesho rikwiriye kunyura. Amasengesho yabaye menshi, usanga hari n'abishyigikira bakihendahenda. Icyo cyigisho ntituzakigeraho, wenda tuzakiga ikindi gihe, kivuga uburyo dukwiriye kubungabunga imibiri yacu binyuze mu isomo ryo mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 10. Abantu bishingikirizaho bakabona ibyo Pawulo yeretswe byari inyamaswa z'ibizira, cyane cyane bene wacu bo mu myizerere yindi, bakavuga bati reka da, Pawulo yarabwiwe ngo bagurye, kubw'ibyo rero byose byezwa no kugenza gute? Byezwa no gusenga. Ibyo warya byose ntabwo dukwiye gucirana imanza z'ibyo kurya n'ibyo kunywa, oya. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo ni muri abanyu ngo mugenze mute? Mwigenge. Rikongera akatubwira ngo imibiri yacu ni umutungo, ni urusengero rw'Imana, rw'umwuka w'Imana usengera muri twebwe. Utsemba urusengero rw'Imana ashyiramo ibiribwa bidakwiye n'ibinyobwa bidakwiye, Imana nayo izamutsemba. Nayo mbabwiye ko muri uyu mugoroba tudakwiye kwishingikiriza ku masengesho, ariko kugerageza kwimahoroniza tweza iby'Imana itejeje. Iyo Bibiliya ivuze ngo byose byezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga, ibishatse kuvuga ko ibyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga ni iby'Imana yavuze ko byera birera iteka ryose. Reka mbonereho kubabwira iki. Niba Imana yarejeje imyumbati, ikeza ibijumba, ikeza ibitoki, ikeza ibishyimbo, ikavuga ngo ni mubirye, ikabiduha mu isi, biriya byo kurya n'ubundi birera kuko ntibihumanye. Ariko nimujya mu Baheburayo igice cya 11, muzasanga iby'Imana yavuze bizira. Muzasangamo ingurube, muzasangamo pawo, uruyongoyongo, urukwavu, kuko byuza ariko ntibyatura inzara,
ibisiga bya sarumfuna, muzasangamo ibyo byose Imana yarabujije, agaca n'ibindi, igisanura n'ibindi, muzasanga ibyo Imana yabujije abantu kurya. Ariko mu myizere y'abantu muri iki gihe baravuga ngo byose byezwa no gusenga, ariko bakirengagiza ijambo riri ku ruhande rivuga ngo byezwa no gusenga n'ijambo ry'iki ry'Imana. Bishatse kuvuga iki? Icyo Imana yavuze ko kera binyuze mu ijambo ryayo kirera. Gusenga ntabwo bikeza, ntabwo bigihumanya, no gusengera igihumanye ntabwo bikeza. Imana yashyize hagati y'ibyo bintu ibintu bitandukanye, igaragaza ibikwiye kuribwa, igaragaza ibikwiye kunyobwa, igaragaza ko vino ari umukobanyi, ko inzoga zikubaganisha, kushukwa nazo atagira ubwenge, igaragaza mu migani ko tudakwiye kuba mu iteraniro ry'abanyenda nini bagira amerwe yo kurya inyama n'abanywi b'inzoga. Imana ishyiramo ibintu irabitandukanya, igaragaza ibyera, igaragaza n'ibitagenje gute n'ibitera. Ntabwo amasengesho yacu tuvugisha amagambo yahindura ijambo ry'Imana. Kubw'iyo mpamvu bituma n'abantu kubera amasengesho bayagize nk'umuco, cyangwa bagasanga iwabo ariko basenga nabo bagakomeza bagasenga batyo, ntibemere mwuka w'Imana ngo abahe amasengesho akomotse mu ijambo ry'Imana. Bituma n'abantu bamwe mu masengesho bajya basenga bagasenga abamarayika. Kumva umuntu arasenze ati ibyo dusenze tubisenze mu izina ry'abamarayika, amen. Ukumva umuntu yavuze ati Mana wakoze ibi n'ibi n'ibi, abamarayika bawe babanye natwe, turabagushimiye kandi tugushimiye ko abamarayika rwose bakomeje kubana natwe, dushimiye abo mu mamarayika, tubigushimiye mu izina ry'abamarayika, amen. Ukumva barabisenze. Ibyo ni ukutamenya gusenga, ni ukubyumva n'abandi, ni ukumva ko abandi bayasenze. Ariko nagira ngo uyu mugoroba urwo rujijo ruveho, tumenye umurimo w'abamarayika ku bantu b'Imana, umurimo w'abamarayika ku bantu batuye ku isi. Nagira ngo mbabwire ko abamarayika bahari, ariko ntabwo dukwiye kubasenga, ntabwo dukwiye kubaramya, ntidukwiye kubapfukamira. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo nta wundi twaherewemo agakiza uretse izina rya Yesu Kristo gusa. Isengesho ry'umusengamana rikwiye gusengwa, ibyo tubwira Imana byose bigasoza binyuze mu izina ryande, izina ryande. Ntabwo ari mu izina rya bishopu, ntabwo ari mu izina rya apotere, ntabwo ari mu izina rya pasitori, ntabwo ari mu izina ry'umubwiriza, si mu izina ry'umuntu uwo ari we wese, ntabwo ari mu izina rya papa, ahubwo ni mu izina ryande, rya Yesu. Yesu ati musabe nimusaba neza, icyo mushaka cyose muzagenza mute, muzagihabwa. Isengesho ryose rigomba kunyura mu izina ryande, rya Yesu. Niyo niwo musozo, ni ugusoreza mu izina. Ibyo dusabye tubisabye byose Imana Data mu izina ryande, rya Yesu, ntabwo ari mu izina ry'abamarayika. Nubwo Imana idutegekera abamarayika bakagira umurimo badufasha tugiye kureba muri uyu mugoroba, ntabwo twemerewe gusenga abamarayika, ntabwo twemerewe gusenga ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Isengesho rigomba kunyura mu izina ryande, rya Yesu Kristo. Iyo dusomye muri Zaburi ya 34 turasoma ku murongo wa 7. Zaburi ya 34 turasoma ku murongo wa 7, tuhasanga ibijyanye n'umurimo w'abamarayika. Bazanye Bibiliya zacu tuzirambure. Zaburi ya 34 dusome duhereye ku murongo wa 7, haranditse ngo, Zaburi ya 34 duhereye ku murongo wa 7, haranditse ngo, Zaburi ya 34 ku murongo wa 7 haranditse ngo, uyu munyamubabaro yagenje ate? Abasoma, uyu munyamubabaro abageze mu Bibiliya yagenje ate? Yaratatse Uwiteka, agenza ate? Aramwumva, amukiza iki? Amakuba n'ibyago bye bingana iki? Byose. Tugeze ku murongo wa 8, ndashakaga kugera cyane. Haranditse ngo, marayika w'Uwiteka, marayika wande? Arahari. Mbere yuko dukomeza, arahari cyangwa ntawe uhari? Arahari. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema kugota abagenza gute bari muri Bibiliya? Abamwubaha akagenza ate? Akabakiza. Ndagira muri uyu mwanya ubitekerezeho. Marayika w'Uwiteka abasha kugaragara anyuze mu ntama,
abasha kugaragara anyuze mu nzoka. Bari muzi ko bishoboka? Abasha kugaragara anyuze mu mbwa. Ibi bintu mvuze menya bikomeye. Marayika w'Uwiteka abasha kugaragara anyuze mu wo wita umusazi. Marayika w'Uwiteka abasha kugaragara anyuze mu wo wita umwanzi wawe. Marayika w'Uwiteka abasha kugaragara anyuze mu mwicanyi ruharwa wamaze abandi bantu, ukibaza icyo kintu ukakiyoberwa, ukayoberwa uko bigenze, kuko Imana harabigera igahagarika ubwitegetse bw'abicanyi ikagaragara nk'Imana, kandi ukabona ibakoresheje ibintu batatekerezaga gukora. Twasomye amagambo ngo igihe Kristo azaba agarutse, umwuka w'Imana uzahata abamarayika ba Satani n'abadayimoni. Twarabibonye mu cyigisho, kurangurura amajwi yabo bakavuga ngo ninde ushobora guhagarara adatsinzwe n'urubanza, ngo bazavuga ngo Imana irera. Niho isezerano rya Bibiliya rizasohora rivuga ngo ndirahiriye, niko Uwiteka avuga, ngo amavi yose azagenza ate? Azapfukama mu izina ryanjye. Ngo igihe Kristo azagaruka, Satani n'abadayimoni nabo bazamupfukamira. Iryo sezerano rizaba risohoye ko amavi yose azapfukamira Yesu mu izina ry'Imana. Si uko bazaba babikunze twarabisomye, ahubwo umwuka w'Imana azabahata kuvuga n'indimi zabo n'abanyabyaha, babivuge bati Mana urera urakiranuka, amateka yawe n'ay'ukuri, ntacyo utakoze, ikidukwiriye ni ukucirwaho iteka. Bizasoza umurimo Kristo agarutse, abanyabyaha na Satani ubwabo bongeye gutsindishiriza Imana igaragaye ko ubutabera bwayo bwera, ko nta rubanza ifitanye n'abantu, kuko aribo bananiranye, icyari kibakwiriye akaba aricyo bahawe. Nagira ngo mbabwire ko uyu mwanya n'ab'Imana ishobora kubakoresha, kandi ikabakoresha mu gihe abantu batakekaga ko yakoresha babi. Ubwo ni ubuhamya. Marayika w'Imana anyura mu bintu byinshi, ndi umugabo wo kubihamya. Nigeze mbivuga, nta nubwo nzarambirwa. Ngeze mu giti cy'ubukoni ahantu i Rubengera, nahasanze inzoka y'imiri nini cyane. Igihe nayisangaga mu giti, irambererekera nyicaye hejuru, irajwigira, iva mu giti irambisa imicumbi. Ninde wayikoresheje? Ninde wayitegetse? Imana ishobora byose, yego. Ngeze imbere y'imbwa mu rutoki rw'umusaza Selemani, ijya kunsingira ngo ishwanyaguze, nkayisaba imbabazi. Ariko wasaba imbwa se ubundi imbabazi ikabyumva? Imbwa se wayisaba imbabazi? Nyisaba imbabazi bwa mbere, ntiwambwa we wambabariye, nkabona irashaka kunsinyira, nkonje ni wambabariye, ntangira kugabanya ijwi, mbona ntiyumva, wambabariye. Nuko mbona marayika w'Uwiteka arayiturishije. Ubu nibwo mbona imbaraga z'Imana. Haleluya! Ngiye kubona mbona iratuje, irandetse, kandi yari iri kurya agahanga, nasanze iri kurwana nako yakariye yakamaze kundi muntu wari bataye aho ngaho. Marayika w'Imana agaragara mu gihe kidasanzwe. Uburinzi bw'Imana mukwiye kubwumva, mukakunda Imana cyane. Nigeze numva ubuhamya bw'umukobwa umwe, mwana w'umwe w'umukobwa hariya iburasirazuba, ubuhamya bwigize guhita ku ijwi ry'ibyiringiro. Mwana w'umukobwa, mu mateka y'ayo mateka mabi twahisemo ya jenoside yakorewe Abatutsi, mateka mabi, igitero cy'abadayimoni bihanze mu bantu, murabyibuka abo twajyanye. Ntabwo mba mpfobeje, kuko mwiyobokamana twizera ko abadayimoni aribo bakora ibibi gusa, babasha kwihanga mu muntu agakora ibibi. Abamarayika b'Imana bakihanga mu muntu bagakora ibyiza. Ababyumvise mutamene? Tuhanganye n'izo ngaga ebyiri, abadayimoni ba Satani n'abamarayika b'Imana. Abadayimoni bihanze mu bantu bamwirukaho b'igitero cyitwaga cy'Interahamwe, bamwirutseho yinjira mu gihuru. Ngo n'ubuhamya bwatambutse. Ndababwira uburinzi bw'Imana, nimuyikunde kuko ariyo yabanje kudukunda. Haleluya! Barirukanka bamugejeje ku gihuru, yinjira mu gihuru. Yinjiye mu gihuru, bagiye kumusangamo hasohokamo ingwe. Harabumvise ubwo buhamya bari hano muri iteraniro? Ndakunda kubibaza, harababwumvise bwatambutse ku ijwi ry'ibyiringiro. Mama ndamubonye, abandi hano mujye mwumva radiyo ijwi ry'ibyiringiro cyangwa n'andi maradiyo. Igihe yinjiraga mu gihuru, ingwe birasohotse ayisangamo, ihitiza irahagarara. Bakibona bagiye kwinjira mu gihuru ngo bamukuremo, baratinya. Umurongo wa 8, marayika w'Uwiteka bambisha amahema kugota. Bagenje gute? Abamwubaha. Nuko baravuga bati nubwo aducitse, iriya ngwe ubwayo iragenza ite? Iramwiyicira. Muzi byabaye, yabanye n'ingwe muri icyo gihuru, bamarana igihe kinini cyane. Nuko igihe kiragera,
ingabo zari ziyobowe na FPR Inkotanyi zirinjira ziba zigeze kuri aho hantu. Zihageze Imana ifite ubushobozi inyura muri yangwe, inyura muri wa mukobwa, amenya ko gutabarwa kugeze. Mpita nigiramo icyigisho cyo gutabarwa kw'abana b'Imana Kristo agarutse, ngo bazamenya ijwi, bazamenya ijambo mu mitima yabo ribabwira ngo igihe cyo gutabarwa kirageze, ngo bazabona hasi handitse ngo Yesu araje, ku bibabi by'inturusu handitseho Yesu araje, mu mukungugu handitseho Yesu araje, ngo bazahita babimenya, bagira ibyiringiro mu mitima yabo. Ngo ariko bibaze bati none se dushobora guhagarara gute tudatsinzwe, ko natwe turi abantu bambaye umubiri wa kimuntu? Ngo ariko bazajya kumva amagambo avuye mu ijuru mu mitima yabo, ngo bumve ijwi rivuga ngo bana banjye nimuhumure, ubuntu bwanjye burabahagije. Gutabarwa kw'abana b'Imana, isaha bagombaga gutsembwamo n'abadayimoni ku isi, bazatabarwa muri iryo joro. Reka mbabwire, dufite Imana ikomeye, mureke tuyiringire. Ndabikunda cyane gutabarwa kw'abana b'Imana. Nuko igihe bari bahageze, ingabo zihageze, yagenze gute ayo makuru? Ayo ni amakuru y'ahandi. Nuko asohoka muri cya gihuru, bagiye kubona babona yasohotse mu gihuru, babona hasohotsemo ingwe irirambura. Ngewe njya nongeraho komantere ku bw'ubuhamya nkavuga ngo yari iri kubabwira ngo rero dore umuntu wanyu nabitse, ngaho ni mu mutware. Umusirikare umwe ashaka gufata imbunda ngo ayirase, mugenzi we aramubwira turamenye, urashaka kurasa iriya ngo urabona ari ingwe nyangwe, iriya irenze ingwe, nta ngwe imeze kuri iyi ibaho, ati tonde kurasa. Nuko ingwe irirambura, imaze kwirambura, Imana ijya yemera ko bamwe bapfa kugira ngo abandi bazarokoke bahamye ko ikomeye, nubwo Satani arwana, ariko intsinzi bizasoza ibaye ya Yesu. Haleluya. Umukobwa arangije ava mu gihuru, baramufata baramujyana. Amakuru mperuka abyaye gatatu, aho muherukira aracyariho ni muzima. Abakunda Yesu muvuge ngo amen. Bituma nongera gutekereza amateka y'akarengane k'intumwa z'abana b'Imana igihe babicaga muri stade yitwa Ikozere y'i Roma, babaziza guhamya kwa Yesu no gusoma ijambo ry'Imana. Uwitwaga Noni Niko yagiye mu buhungiro ajya kwihisha. Agiye kwihisha asangamo intare yacitse umutego, yaramyotse. Yari yarize ubuvuzi bwa gakondo, ashaka imiti n'inyarabasanya, arabivuguta, arangije arayomora, arayivura. Abana nayo muri iryo senga arayivura. Intare irakira, imaze gukira nayo iramwitura, ikajya ijya guhiga, ikazana amaseri y'imizabibu ikamuzanira akarya, yamara kurya agahembuka, bibanira mu isenga. Igihe kiza kugera, ya ntare kuko bazihigaga bakazisongesha, bakazazijyana ngo zizajye kwica abakristo, abana b'Imana, abasambanyi bidegembya, bicanyi bidegembya, bajura bidegembya, ariko abana b'Imana bazira gusoma Bibiliya no kwizera Yesu Kristo. Kandi ayo ni amateka azisubiramo, ari hafi kwisubiramo vuba cyane. Nuko baza gufata ya ntare, ibyo ni ibintu biri mu mateka. Intare barayijyana ngo bajye kwisondesha muri stade yitwa Ikozere y'i Roma, ngo zizica abakristo nk'uko bari baramenyereye. Bicaga abantu bakoresheje n'imbogo n'intare mu buryo bukomeye, bakicara mu stade bagakoma mu mashyi, bagashima bati haleluya, bakashima cyane bati leta yacu. Yewe abakristo baratsinzwe, n'ubukristo by'abakristo byararangiye, abadayimoni basa n'abigaruriye isi, ariko Imana igisa naho itsinzwe, ariko bigasoza inesheje. Nuko biza kurangira, intare barayifata, igiye guhiga nanone igwa mu mutego. Iguye mu mutego barayifata barayijyana, bajya kwitoza kuzica abakristo. Niko byagendaga. Anoni Niko nawe inzara imwishe, kuko wamuzaniraga wamugemuriraga, agiye arasohoka ashaka ibyo kurya, baramufata bamujyana muri stade Ikozere y'i Roma. Igihe bamugezaga muri stade, basohora intare ngo zishwanyaguza abakristo. Muri ako karengane, bamwe babatwikiraga ku biti, abandi babamanikaga ku misaraba. Byari impfu ziteye ubwoba. Abandi bagondaga ibiti bagashyiraho amaguru y'abantu, bagarekura ibiti bigashibuka bagatanyukamo kabiri. Babicaga impfu ziteye ubwoba z'urukozasoni. Abana bakabambura ababyeyi babo, bakabaterera intare zigatwara ibihanga, bagasigarana ibihimba. Ababyeyi bagapfa baririmba bashikamye ku Mana. Nayo mbabwiye ko ubukristo atari ibintu bya ambiance, kuko ingaruka z'ubukristo ni uguhamya, kandi ugahamya nyoko na so badahari, ugahamya kwizera uri wenyine. Birasabwa ngo agakiza gahinduka kayo ku giti cyawe, uve mu bintu bya rusange, kuko benshi bagiye kuzihakana Yesu nka Petero. Niba na Petero yabonye amahirwe yo kwisubiraho
ariko abenshi bizaba birangirana n'igihe cy'imbabazi. Inshuti zanjye, ndagira mbabwire ko Imana ikomeye. Aya makuru akomeza atubwira ngo nuko igihe basohoraga intare ngo zigende zijye kwica umuntu w'Imana, barekuye intare. Igihe zasohokaga intare, Imana ishaka gutanga isomo, intare iragenda igera imbere ya Ntoni Niko. Imugeze imbere isanga bagenje gute, abo tujyana baraziranye, iramuhunahuna, aho kugira ngo imwice irabunda imuryama imbere. Ni nkaho yavuze ati, wowe uri umuntu w'Imana, twarabanye, ndakuzi. Turi kwiga ikigwa kitubwira umurimo w'abamarayika ku bantu b'iki, ku bantu b'Imana. Nuko iryama imbere, yemera Imana ko bamwe baba ibitambo ariko abandi bakahinduka abahamya. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye dutangiramo ibyigisho byacu, Uwiteka avuga ngo namwe muzahabwa iki, imbaraga Umwuka Wera nagenza gute, namanukira, muzaba abagabo bo kugenza gute, bo kumpamya n'imbere y'abacamanza, kandi iminsi iri 10 dusatiriza aho hantu. Nuko intare imugeze imbere irabunda, bati kuki iriya ntare itamwishe, kuki itamugiriye nabi, baturiye mu Kristo, abandi nyamara barapfaga, ariko Imana yemera kugira ngo ibanze itange isomo. Nuko baravuga baturiye mu Kristo we turamwicisha inyamaswa irenze izindi. Bazana imbogo zicaga abantu nabi, ikamufata ikamuterera hejuru, igateramo ihembe, ikamukaraga, ikajugunya mu kirere, bagakoma mu mashyi bataye, ikongera igasama, umukristo agapfa, umukiranutsi agapfa ntawe umurengera. Igihe boherezaga imbogo, mugaragu w'Imana Ntoni Niko arazamuka, igihe Imana imuha imbaraga, igihe ya ntare imbogo yazaga ayifata amahembe, ariko kuko yari yarize itegeko ryitwa kutica, Imana imuha imbaraga nk'izo yahaye Samusoni, arayifata arayikomeza, imbogo icika intege kugeza ubwo iryamye, ica bugufi iraryama. Umwe mu bajenerali ba Nero wari ukomeye, wakurikiranaga urupfu rw'abakristo, ko bapfa baririmba, ko bapfa bahimbaza, banezerewe. Ibyo mu Rwanda byarabaye, bapakiye abapastori igitwe muri ayo mateka mabi, bajya kubica, bagenda bari kuririmba bavuga bati, abatoni b'umwami nimuze dusakaze, hose umunezero wacu turirimbire, turangururire rimwe, dukikije intebe, turajya Siyoni ku murwa mwiza utunganye, turajya Siyoni ku murwa mwiza utunganye w'Imana. Imihoro iba ari hejuru, amashoka aba ari hejuru, impundu ziba ari hejuru, abandi babakandagiye ku mitwe. Hari imbaraga y'Imana iboneka mu gihe kidasanzwe, abantu b'Imana bakarenga ibyo biteye ubwoba. Ababyumvise mutamera? Iyo mbaraga Imana yayisezeraniye abantu bayo. Ndibuka neza ayo mateka uko yanditse ngo nuko iyo mbogo arayifata Ntoni Niko, abantu b'Imana baba bambaye imbaraga, arayifata arikomeza, bamwe bararirimba, abandi umujenerali abirebye aravuga ati ibintu ntibisanzwe, abantu b'Imana bapfa baririmba, abantu badatinya urupfu, abo bashyira mu muriro bakagenda bari kuririmba bawusatira bawegera, nta kwirukanka nta bwoba. Hari indi mbaraga dukeneye muri iki gihe izatuma duhagarara mu gihe cy'akaga kari imbere. Ntabwo imbaraga y'umubiri yahangana n'ibitero biri imbere yacu, ariko abiringira Uwiteka Imana izabambika imbaraga. Nuko Ntoni Niko uko urwo rugamba rwari rumeze aho muri stade y'Ikozere, umwe mu bajenerali aravuga ati, abakristo ndabareba nkababona bafite indi mbaraga, iyi mbaraga menya nanjye nayizera. Arasimbuka, umwami w'abami amwambura ikamba yari afite mu mutwe, akora kiribite muri stade, aragenda ikamba ryambika umuntu w'Imana Ntoni Niko, avuga amagambo akomeye ati, ubu Kristo buzahora bunesha iteka ryose. Abari muri stade abenshi babaye bo kwiyegurira Imana. Nyuma yaho ntibyabujije Ntoni Niko gupfa, ariko Imana ijya igaragaza ububasha bwayo mu gihe kidasanzwe. Abamarayika b'Imana babasha gukorera no mu byaremwe, niho narindi. Imana ishobora byose. Marayika w'Uwiteka bambisha amahema kugota bagenza gute, abamwubaha. Ndagira mbabwiye ko muri uyu mugoroba kuba mukiriho, kuba mugihumeka ni uburinzi bw'Imana. Imana yadushyiriyeho uburinzi bukomeye cyane, turahumeka ku bwayo. Dusome mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 19 ku murongo waho, umurongo dusoma n'umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Wakibaza ikibazo ngo mbese koko hari ibiremwa by'abamarayika ku isi? Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro
tuhasanga Loti yarakiriye bamwe muri ibyo biremwa bitwa abamarayika babiri. Mu gitabo cy'Itangiriro arabakira mu mudugudu w'i Sodomu n'i Gomora. Iyo dusomye Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo mu gice cya 18 dusoma ku murongo wa 10, wakibaza ikibazo uti abo bamarayika baba hehe? Ijambo ry'Imana muri Matayo 18 umurongo wa 10 aratubwira ngo abo bamarayika b'Imana baba mu ijuru. Haleluya. Wakibaza uti mbese abo bamarayika ni benshi? Igisubizo ni yego. Iyo dusomye nanone mu Byahishuwe igice cya 5 ku murongo wa 11 hari icyo Bibiliya itubwira. Tubwira ko abamarayika ari benshi. Ibyahishuwe reka dusome mu gice cyaho cya 5 dusome ku murongo wa 11 haranditse ngo abageze muri Bibiliya. Byahishuwe igice cya 5 ku murongo wa 11 haranditse ngo ndareba abageze muri Bibiliya. Yesu ashimwe. Ndareba numva iki abasoma? Numva ijwi ry'iki? Ry'abaki? Ry'abamarayika bangana iki? Benshi bari bagose ya ntebe na bya bizima bingahe n'abakuru. Umubare wabo wari abari muri Bibiliya iki? Inzovu inshuro, inzovu n'uduhumbi n'iki? N'agahumbagiza. Bavuga ijwi rirenga 12 baravuga bati umwana w'intama watambwe niba ukwiriye guhabwa ubutware. Namwe babyumvise mutamena? Niba ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Nuko numva ibyaremwe bingana icyo abasoma byose byo mu ijuru no mu isi na hehe abasoma n'ikuzimu mu nyanja n'ibirimo bingana iki? Byose bivuga biti ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi byicaye kuri ya ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ringana iki? Byose 14. Nuko bya bizima bine birikiriza biti abari muri Bibiliya bati amena. Babakuru bikubita hasi baramya Uhoraho iteka ryose. Abamarayika b'Imana nibo Imana ikoresha kugira ngo tubashe kubaho, kugira ngo tubashe kugira uburinzi kuba turi hose impuhwe za Satani n'abadayimoni n'ubuntu bw'Imana. Iyo dusomye mu Bakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 16 twibaza tuti ni buryo ki abamarayika babayeho? Iyo dusomye mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16 twihuta ngo ducunguze uburyo umwete, Imana yo mu ijuru niyo yabaremye. Amen. Imana yo mu ijuru niyo yagenje gute? Hatubwira ko Imana yo mu ijuru ariyo yaremye abo bamarayika, ategekera abamarayika kugota bamwubaha Uwiteka. Nuwuhe murimo abamarayika bashinzwe gukora? Bakora iki mu ijuru? Iyo tumaze gusoma tumaze kubona yuko abamarayika bashinzwe guhora bahimbaza Imana, bashinzwe guhora basingiza Imana ababa mu ijuru. Iyo dusomye mu Baheburayo igice cya mbere turi gusatira umusozo ku murongo wa 14 twakibaza iki kibazo: mbese hari uruhare bafite mu mirimo yacu ya buri munsi? N'icyo abamarayika batumariye muri ubuzima bwacu bwa buri munsi? Mu Baheburayo igice cya mbere reka tuhasome ku murongo wa 14. Abaheburayo cyangwa se Abaheburayo cyangwa Abaheburayi bitewe na Bibiliya ufite. Igice cya mbere turasoma ku murongo waho wa 14. Abari muri Bibiliya haranditse ngo mbese abamarayika bangana iki? Bose si imyuka igenza ite? Ikorera. Si imyuka ikorera Imana, intumwa itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa iki? Abazaragwa agakiza. Bamarayika b'Imana umurimo wabo ni uwo kudufasha abitegura kuzaragwa agakiza, abitegura kuzaba mu bwami bw'Uhoraho. Ijuru rirabatwohereza. Ubu burinzi dufite, ubu buryo dufite bwo kubaho tugenda tunyerera twiramira ubuzima bwose ku rwego waba uriho. Iminsi yawe yanditswe mu gitabo cy'Imana itararangira. Zaburi 139 iranditsemo. Uwiteka warandondoye ugenza ute? Uramenya. Uzi imyicarire yande? Yanjye. Uzi imihagurukire yande? Yanjye. Uzi imiryamire yande? Yanjye. Bibiliya ikavuga ngo iminsi yanjye Mana uyizi itaravaho n'umunsi n'umwe, kandi ngo iminsi yanjye yanditswe mu gitabo cy'Imana.
ndagira ngo mbabwire muri uyu mugoroba, ntihakagire ikintu kiguhindisha umushyitsi igihe uzi kuri mu ruhande rw'Imana. Nta muntu wagukura ku isi iminsi yawe yagenwe itaruzura. Usanga abantu benshi Satani yarabitse mu bwoba, bagahora bahingatana bati banyandikiye urwandiko bacisha munsi y'urugi ngo bazanyica, ngo rero bandangije, uriya muntu n'umurozi turaturanye azanyica nzamwimuka. Wakwimuka umurozi hano, wagera Kibungo ukamusanga, wagera ku Kibuye ukamusanga, wagera i Bukavu ukamusanga. Umwanzi utimukanwa ni Satani, umwanzi udahungwa ni Satani. Uretse kumuhungira muri Yesu, mu by'uyu mubiri aho wahungira hose wahasanga umukozi wa Satani. Ariko iminsi Imana yaguhaye kurama, nubwo abantu baguhindisha umushyitsi, bakubabaza kuko bagufiteho ububasha, ariko itaruzura nta n'umwe wagenza ate. Ariko reka ndeba abantu turi kumwe muri uyu mugoroba muri ibi byiringiro, nta munsi n'umwe wawe wavaho Imana itaragenje gute. Iminsi yawe Imana iyizi itaravaho n'umwe. Niyo mpamvu uburinzi bw'abamarayika b'Imana baturinda cya gihe umwanzi yashaka kudutsinda hahandi. Iminsi yawe itaragera, marayika w'Imana aragutabara. Haleluya. Mbese hari abatabawe muri iri teraniro ngo mbarebe bigize batabarwa bakabibirwa ibibaye, babonye ubutabazi bw'Imana n'uburinzi bwayo. Oh haleluya, Imana ishimwe. Mubizirikane bibatere kuba abahungu n'abakobwa b'Imana bayubaha iteka ryose. Imana irakomeye. Ndagira ngo mbabwire muri uyu mugoroba tugana ku musozo ku Imana yacu ivuga aya magambo yuko Imana ifite ububasha. Imana yohereza abamarayika gufasha abazaragwa iki? Agakiza. Niko biri tubwiye. Iyo tugeze mu byakozwe n'intumwa igice cyaho ni icya 12 tugasoma ku murongo wa 5 tukageza ku wa 11, twasanga amagambo atubwira ngo Imana yigize itabara umukozi wayo Pawulo, imukura mu nzu y'imbohe. Abamarayika b'Imana hari icyo bakoreye abakurambere bacu, na n'uyu munsi natwe baracyatwitayeho. Wakwibaza uti byagendekeye bite abasirikari babiri bari barinze imbehe Yesu ubwo babonaga marayika w'Uwiteka? Iyo dusomye muri Matayo 28 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4, babaye nk'abapfuye igihe babonaga marayika. Nasomye amagambo akomeye avuga ngo uwo marayika wamanutse akamanuka aje mu gitondo cyo kuwa mbere w'iminsi 7, kuwa mbere w'isabato, aje kumva Yesu. Yari yoherejwe n'Imana. Ngo uwo marayika niwe wasimbuye Rusoferi mu mwanya we. Igihe Rusoferi yigomekaga, Imana yamusimbuje undi mumarayika. Uwo mumarayika niwe utangaza inkuru nziza y'ubutumwa bwiza ahantu hose anyuze mu bagaragu b'Imana. Babyumvise mutamena? Uwo mumarayika niwe yamanutse ku gituro kuwa mbere w'iminsi 7, niwe wasimbuye Rusoferi. Niko nabisomye mu gitabo cyitwa Jesus Christ cyangwa Ubivuzweho byose. Ngo uwo marayika w'Imana niwe wamanutse rero, aramanuka afite ubutware, amanuka afite ijambo kuvuga yoherejwe na Data wa twese. Agera ku gituro kumva Yesu. Imirasire y'umucyo w'Imana irasira ku gituro. Abamarayika bari bahari bamera abadayimoni, barakumbagurika. Abasirikare b'ingabo z'Abaroma barakumbagurika, bamera nk'abapfuye. Yegera igituro. Yesu niwe ufite ububasha n'intsinzi y'agakiza. Ahagarara ku gituro arahamagara. Niko nasomye, arahamagara mu ijwi rivuga ngo Yesu mwana w'Imana, sohoka mu gituro, so aragushaka. Maze ngo Yesu yumva iryo jwi, arabyuka, azinga imyenda, imwe ayishyira mu mirambizo, indi ayishyira ku musego, asohoka mu gituro, asohokana ubutware. Haleluya. Asohokana imfunguzo z'ikuzimu. Yivuga ikivugo ageze imbere y'igituro, abwira igituro na Satani n'abadayimoni ngo babyumve. Yivuga ikivugo kitazivugwa n'umuntu wese, ati ninjye kuzuka n'ubugingo. Unyizera naho yaba yarashyizwe muri iki gituro, n'ingaruka zabaho. Amaze kwivuga icyo kivugo arazamuka, azukana iminyago y'abera. Bituro by'abera biraturika. Hari iminyago yazamukanye ntituzi amazina yayo. Abajyana mu ijuru, abo nabo ntabwo ari abo gusengwa. Abo nabo bategereje kugira ngo abera bakusanywe. Ntabwo tuzi isi baherereyemo, ntabwo tuzi umugabane baherereyemo, ariko Yesu yabazamukanye nk'umunyago. Ntabwo tuzi amazina yawo. Ajya kubamurikira Data wa twese. Kristo igitambo cye kimaze kwemerwa, agaruka mu isi gutarura abana be. Arongera atarura Petero na Yohani na Yakobo. Arongera azamuka asubira mu ijuru, ahabwa ubutware mu isi no mu ijuru. Agiye kugaruka ku isi ari umwami w'iteka ryose. Abamwiringira n'abamwizera, abihana ibyaha byabo, abagira ibyiringiro mu Mana,
bagiye kuzakurwa muri iyi mburabuturo bajyanwe mu ijuru. Nagira mbabwire ko marayika w'Uwiteka ari we wabonetse ku gituro mu gitondo cy'umuzuko aje gutangaza inkuru nziza y'umunezero. Abamarayika badufitiye umumaro ariko si abo gusengwa. Nagira ngo mbabwire tugana ku musozo mu Byahishuwe igice cya 22. Arambure Bibiliya zacu igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 22 tugana ku musozo w'ikigwa cyacu muri uyu mugoroba. Ibyahishuwe igice cya 22 ku murongo wa 8 kugeza ku wa 9. Twibaza iki kibazo, mbese abamarayika bagomba kuramwa n'abantu? Dusome mu Byahishuwe 22 aho twatangiye dusa naho hariho dusoreza. Ku murongo wa 8 haravuga ngo, abageze muri Bibiliya murongo wa 8, ngewe Yohana, ngewe bari muri Bibiliya, ngewe Yohana numvise ibyo kandi ndagenza nte, ndabireba, maze kubyumva no kubireba ngenza nte abasoma, nikubitira hasi imbere y'ibirenge byande bya marayika wari umaze kubimishurira abinyeretse, kugira ngo ngenze ntabari gusoma, kugira ngo muramye. Murongo wa 9, ariko arambwira ati reka, hariho agatangaro, yewe Yohana reka kundamya, reka kumfukamira, uramenye, hari ukwiye kuramywa, hari ukwiye gupfukamirwa. I Vatikani Roma ntimukwiye gupfukamira umuyobozi wanyu. Hari abagenda bakamwikubita imbere bakamuramya, uriya ni umuntu ntakwiye kuramywa. Nashimye umuperezida umwe, Imana izamuha amaherezo meza, Imana izamuha ubugingo buhoraho. Uko mpfukamye ndamusabira. Igihe narebaga iyo video ari kujya i Roma, itegeko nuko abageze i Roma b'abategetsi babanza kuramya, bakanyura imbere y'ikigirwamana bakakiramya, bagera imbere y'uwo bagomba gusanga uw'isi yita ko atunganye bakamuramya. Kuko mu Byahishuwe 17 hatubwira ko ari maraya ukomeye, nyina w'abamaraya, kandi abami bo ku isi bose batungishijwe n'ubwinshi bw'ubutunzi bw'uwo mugore. Kandi biri kongera katubwira ngo abami bo ku isi bose basambanaga n'uwo mudugudu. Gusambana bivuze guhana ubugingo. Leta zo ku isi zahanye ubugingo n'uwo muntu bita Imana yo ku isi, Antikristo urwanya Imana, akavuga ko ari mu cyimbo cy'umwana w'Imana ku isi, agahamagarira isi kumuramya no kumupfukamira. Ariko reka mbabwire, abana b'Imana mu isi ntibazaramya umuntu, bazaramya Imana. Nashimye uwo muperezida amugeze imbere, undi yari yiteguye ko amuramya. Iyo video narayiboneye, amugeze imbere ntiyamuramya, amuhereza akaboko. Amuhereje akaboko, akomeza urugendo aho bamuyoboraga. Hari ikigirwamana cyari gihari, bagera imbere bakabanza kugira gutya bakacyunamira. Akigeze uruhande baramuyobora, warushinzwe kumuyobora w'umukardinali ati njya hariya, agicaho ntiyakiramya, arakomeza. Ababyumvise muvuge ngo amena. Niko gahenge iki gihugu gifite. Nari nanze kubivuga none ndabivuze. Kuko Imana ihagarariye iki gihugu. Marayika w'Uwiteka bambisha amahema kugota bagenza gute? Abamwubaha ijambo ry'Imana bavuga, Imana bavuga nunyubahisha nanjye nzagenza nte. Si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ahubwo ni wubaha Imana, Imana izaguha icyubahiro. Imana izakubahisha mama, Imana izakubahisha papa, mukobwa mwiza, atari uko ufite ububasha burenze ubw'abandi. Imana izaguhagarara, niwubahisha Imana izakubahisha. Nta wundi ukwiye kuramywa uretse Imana Yehova waremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, niwe dukwiye kuramya. Nuko marayika, twigarukiye tugana ku musozo, marayika abwira Yohana turamenye, bantu mukurikiye n'abara, ndabinginze muramenye, ntimuzongere kugira umuntu muramya, ntimuzongere kugira ikigirwamana mwikubita imbere ngo mugipfukamire, mukore ibimenyetso runaka mukiramye. Muzaramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'iki n'amasoko, niyo iri ku ngoma, niwe mwami. Nuko Yohana abuza Yohana, ariko arambwira ati reka da, windamya Yohana, ndiki abari muri Bibiliya, ndimbata mugenzi wande, ndimbata mugenzi wawe, kandi ni mugenzi wa bene so abari muri Bibiliya babaki b'abahanuzi, kandi ni mugenzi wa bene so wabitondera iki amagambo y'iki gitabo. Imana bari ugenza ute uramya. Murongo wa 10, kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntugenze utabasoma, ntuyazigame ngo yagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi.
nuko rero ukiranirwa azagumya agenza ate? Akiranirwe. Uwanduye mu mutima agumye yandure mu mutima, umukiranutsi agumye akiranuke. Kandi uwera, kandi ugenze gute abasoma? Uwera agumye agenze gute? Yezwe. Marayika w'Imana abwira Yohana, iri ni isomo dusorejeho muri uyu mugoroba ariko rireba tuye isi yose. Abwira Yohana ati windamya, nubwo ndi marayika uvuye mu ijuru, hari ukwiye kuramywa wenyine n'Imana. Mu butumwa bw'Abadiventisti umunsi wa karindwi dushoreye bushingiye mu gitabo cy'Ibyahishuwe, turashoje igice cya 14 ku murongo wa 6 bwitwa ubutumwa bw'abamarayika bangahe? 3. Twabivuzeho. Nuko Yohana agiye kubona ngo abona marayika wundi aguruka aringanije iki? Ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ringana iki? Iyi ni Bibiliya yose kuva mu itangiye kugera mu Byahishuwe, ngo abubwire abo mu isi bangana iki? Bose. Tujyane imiryango ingana iki? Yose. Tujyane amoko angana iki? Yose. Indimi zingana iki? Zose. Abwira abantu ati mwubahe Imana mugenze gute? Muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira isi imanza kigenje gute? Gisohoye. Mwe kuramya umuntu, mwe kuramya ibigirwamana, mwe kuramya abakomeye, muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'iki? N'amasoko. Hakurikiyeho marayika wa 2 uvuga ngo iraguye Babuloni. Babuloni y'ibyaha iraridutse, Kristo arimye mu mitima y'abana b'Imana kubw'ubutumwa bwiza. Hakurikiyeho marayika uvuga ati mwirinde mudashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga cyangwa mu kiganza, mutemera imikoranire y'abasenga imyuka y'abadayimoni, mutemera kwemera ikimenyetso cy'imyizerere mu mitwe yanyu cy'abadayimoni, ahubwo muramye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Mwirinde mube maso, mugaruke ku rufatiro rwa Bibiliya, kandi Bibiliya yonyine muyemere mudakuyeho, muyemere mutongeyeho, kugira ngo mutazashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga no mu kiganza. Uvuga ibyo aravuga ati nanone ati dore ndaza vuba nzanye iki? Ingororano mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 12, ngo ngororere buri wese bikwiriye ibyo yagenje gute? Ibyo yakoze akiri muri uyu mubiri. Ndasaba Imana Data wa twese muri uyu mugoroba, ngubwo yaduhaye uburinzi bw'abamarayika, tukaba dufite bamarayika baturinze batugose, reka kurindwa kwacu turindwa n'Imana inyuze muri ibyo biremwa by'umwuka bitubera intandaro zo kubaha Imana no kuyiramya. Haleluya. Tuyizere, tuyumvire, nta kandi gakiza keretse Yesu gusa. Yesu gusa atubere icyo kwibukwa, atubere intangiriro, atubere n'iherezo. Tumwitegure muri aka gahe gato dusigaranye tutazi uko kangana. Uburinzi bw'ijuru binyuze mu murimo w'abamarayika bera, umurimo urindishwa abana b'Imana ku isi, akaba rero dukesha ku uyu munsi kuba turiho. Nubwo bakora umurimo ukomeye, reka ntabwo dukwiye kubasenga, dukwiye gusenga Imana. Ibyo bikadutera gukunda Imana. Buri wese muri uyu mugoroba yongera kunda Imana nk'iyo ku giti cye, kubona nubwo byazamugeza mu kaga. Yahagararanye n'abakurambere, igahagararana na Petero bakamubamba igicuri, igahagararana na Stefano bakamutera amabuye, ikabana na Timoteyo agakorerwa ibyamfurambi, ikabana na Barutolomayo bakamwunaho uruhu. Iyo Mana ikabana none niko agahamya Imana muri stade n'abandi bakurambere. Izabane natwe tubaye tukiri ku isi, bigasohora tureba, tuzabe twarujujwe imbaraga zo kuyubaha no kuyiramya. Tuzahagarare tuyitsindishirize, tugaragaze ko ariyo Mana ihoraho, niyo twapfa izatuzura. Tuyigirire icyizere, tuyiringire, tuyikunde, tuyumvire ku bwa Yesu umukiza wacu. Ese muri uyu mugoroba Imana yarakoze, Imana yarakoze, Imana iradukunda. Indirimbo ya 15 ndayibatuye. Urukundo rwa Yesu rwageze kuri twese, rudukuraho urubanza rwo gupfa, kuko Yesu yadupfiriye akatwitangira. Natwe dukunda abakiri mu byaha, tubabwire urukundo rw'Imana runyuze no mu burinzi bw'Imana. Inama y'agakiza, ibimenyetso by'ibihe, tubereke ubuhanuzi, tubereke kugaruka kwa Yesu, kumvira Imana, kugaruka ku rufatiro rw'amategeko y'Imana y'ingoma ya Data wa twese. Ubwo agiye kwimika ubwami bushya, twese hatabuzemo n'umwe tuzamusangane tuzakozwe n'isoni. Muri uyu mugoroba ni abantu bangana iki bari muri iri teraniro bavuga ati Mwami, tugushimiye umurimo w'abamarayika badukorera, tugushimiye umurimo w'abamarayika baturinda amajya n'amaza. Hahandi nari kuhagwa, kuko iminsi yanjye itararangira wandindishije marayika arantabara. Yanyuze mu kintu runaka, yanyuze mu muntu runaka. Mana warakoze. Mbere yo kujya gushima umuntu ukajya kumutura amaturo menshi, mbere na mbere iki? Ntabwo burya ari we wakurokoye abishaka, cyakoze yabaye igikoresho cy'Imana. Imana yamukoresheje ikakurokora. Mukunde nawe uyikunde, ariko bari yubanza nawe umukunde, umushimire rwose ntacyo bitwaye. Ariko mbere na mbere iki? Burya ni Imana iba yabitegetse.
abagiriwe ubuntu tukamenya gukora kw'Imana, tukaba twongeye kukwibuka muri uyu mugoroba, mukavuga muti mwami Yesu, nanjye ndagukunze rwose, ingeso mbi nsanze uko zingana, ndifuza kuba mu ruhande rw'abakuramya mu kuri no mu mwuka. Ibigirwamana byose nashyize imbere yanjye ari iby'ubwibone, kwirata no kwikakaza no kwishyira hejuru, kwiyemera, mbizanye ku birenge byawe ngo nguranire, umpe guca bugufi no kuzura umwuka wera, unshoboze kukubaha no kukubahisha mu minsi isigaje kubaho. Bakabihamisha ibiganza byabo. Reka nyir'ubugingo Kristo ari hano ngo arebe kwitanga kwaba bakire. Nanjye cyanjye nkizamuranye n'ibyanyu. Reka isezerano ry'Imana yasezeranye ko dukwiye kuyiyegurira kandi ikatubabarira, ko nituyegera izadufasha mu ntege nke zacu, ikadukura mu ntege nke ikatwambika imbaraga. Kristo wera arisohoze kuko yabisezeranye mu izina rya Yesu. Turi kugana ku musozo w'amateraniro yacu. Haba hari abashyitsi batugendera uyu munsi ngo bashyire ibiganza byabo hejuru mpaguruka ko ntababajije, ngo twongere tubasengere dusoza, turebe ibiganza byanyu aho muherereye. Abashyitsi mwatugendereye mukaba mwageze hano, mushyire ibiganza byanyu hejuru gutya, muzamure mu izina rya Yesu, tubasabire umugisha dusezeranaho. Murahari? Mugire mutya turebe. Abahari mugire ibiganza byanyu gutya. Abashyitsi bahari mwagira gutya tukareba. Babaye badahari kandi reka sabe abiyeguriye Imana ndetse bagiye banyura hano imbere n'abitegura kubatizwa bahari, mugire mutya namwe turebe, tubasabire isengesho turi gusoza. Abiyeguriye Imana bari hano mu iteraniro murabikora cyane, ntago biteye isoni, ntago biteye isoni. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Reka mbasabe mujye juru aho muhagaze tubasengere dusoza amateraniro. Mujye juru tubasabire umugisha dusoza amateraniro. Abakunda Yesu muvuge ngo amen. Mujye juru aho muri tubasabire umugisha. Abakunda Yesu muvuge mutamena, mwongere mutamena. Reka mbasabe igihe bahagurutse aba bantu bacu Imana yahagurukije banyuze hano imbere, nitubagarura hano imbere, twese iteraniro tujye juru, turirimba igice kimwe cy'indirimbo, bashyiremo na yananga, maze baze badusengere. Indirimbo ya 8, abarokotse ibyago byo mu isi bagiye kuzakoranywa. Bibiliya tubwira muri Matayo ngo Kristo azatumisha abamarayika be bera kugira ngo bakoranye intore z'Imana mu birere bine by'isi. Rero kurira tugiye kugera iwacu vuba bidatinze. Abarokotse abarokotse ibyago byo hasi, tuyiririmbe cyane dusoza. Tumbira zajyana nabo, umwami nagaruka ikondera rye rizavuga, amateka azaba agiye gucibwa, azaba yabararetse ugazabahamagara, azaba yabararetse abazaturira azajyana nabo. Imana idufashe igihe Kristo azaba agarutse agakoranya abera, sinzaburemo, ntuzaburemo, tumwitegure tuzabane nawe mu izina rya Yesu. Reka dusabe ugize gahunda bamuhe mikorofone, hanyuma asabira abana b'Imana bakomeje kuboneka hano n'abatari hano bitegura kuzabihamisha umubatizo. Turacyafite iminsi, nahawe nawe ushobora kurarika kuko iminsi dusigaje Imana ishobora kuyikizamo abantu bayo. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Turagushimye databuja udukunda utuyarehengeho mu ijuru, tugushimiye ubugira neza bwawe bwakomeje kubana natwe mu minsi duhereje inyuma yacu, izina ryawe nihabwe icubahiro. Tugushimiye uburyo watwohereje uyu mubwirizabutumwa twayisenga, akaba amaze iminsi ari kuduhugura. Turagusaba tukwinginga kugira ngo umukomereze mu buntu bwawe, ukomeze kumuha imbaraga kandi ukomeze kumwongera ubwenge, kugira ngo ubwo arushaho kuduhugura niturushaho kujya dusobanukirwa n'ibyawe, tujye dushima izina ryawe. Tugushimiye abana bawe bahagurutse kugira ngo bakomeze kuba mu gituza cyawe, kandi databuja ndakwingize kugira ngo n'abakwihaye kera ndakwingiza kugira ngo nabo bakomeze mu gituza cyawe,
maze ubwo ugiye kugaruka vuba bidatinze ugahamagara amazina y'abera, ndakwingize kugira ngo twese tuzakwitabe maze tuzabane nawe ubuziraherezo. Ubu tugiye gusubira ku macumbi yacu, ndakwinginze kugira ngo udusezerane umugisha wawe, maze nitugera ku macumbi yacu turi amahoro twongere tugusingize. Utugire neza, ukomeze kuturinda umwe Satani, maze ubwo ugiye kugaruka tuzibane nawe ubuziraherezo, tubikwatse tubyizeye ko biduhera ubuntu kuko udukunda mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.